Mwiriwe neza abakunzi ba Ngenzi Show, ndabashuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Christine Uwimana ubasuhuza. Hari hashize iminsi tutavugana, ariko Imana ishimiye ko kuri uyu munsi twongera kuvugana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabashuhuje rero abari hirya no hino mu Rwanda hose n'abari hanze yarwo, mwese turabasuhuje. Byanze bikunze turizera neza yuko namwe mubasha kutubona. Ntekereza ko natwe turi ku murongo nk'uw'abandi bariho. Turabasuhuje rero. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, ibaha amahoro, ibahe urukundo, ibahe ibyiza byinshi, maze twese tubashe kubana amahoro. Aka kanya rero nje kubasobanurira izina Ngenzi, impamvu y'izina Ngenzi. Rwose pe, hari umuntu wagize ikibazo ku izina Ngenzi nise cano yanjye. Yagize ikibazo mu bigaragara, nkurikije uburyo yanganirizaga nabonaga ko mbese yagize ikibazo cy'ukuntu Christina rwose ngiye kuzamukira ku musitari witwa Ngenzi, ariko mu by'ukuri yagira ngo babwire ngo wapi, ntaho bihuriye. Ntaho bihuriye, uriya musitari w'Imana ngo mwihorere, ntibamuntekerezeho, kuko njyewe rwose ibyo bintu ntabwo mba nanabitekereje mu mutima wanjye ngo ngiye kuzamukira ku muntu runaka, ahubwo hari ibimbamo mba numva nshaka gushyira hanze. Hari ibintu mba numva biba bindimo, mba numva navuga. Njyewe nabanje kubabwira ngo intego yanjye ni igihe Imana yemeye yuko mbasha gusoma ijambo ry'Imana nkarimenya, nkagira ikintu menya, nkagira umurongo menya. Njyewe nifuje yuko nzajya musangiza abantu. Rero ni muri urwo rwego nakoze umurongo wa cano nkawita Ngenzi. Njyewe rwose nta kindi nari ngambiriye uretse kwivugira ijambo ry'Imana mu buryo bwanjye, mu buryo butari bwabone bwo kuba narize ibintu byinshi. Ni ibyo njyewe narabwiye ko ibyo njyewe Imana izabasha kumpa ntazabyifashisha jyenyine, ahubwo tuzabifatanya natwe twese tukabisangirira hamwe. Ni muri urwo rwego rero nifuje gushyiraho umurongo kuri YouTube wo kuzajya nganirizaho abantu b'Imana, nkababwira icyo nanjye numva cyamfashije. Hanyuma rero hagiye kuza umuntu arambwira ati yewe ati warizamuye cyane, ushaka kuzamukira ku musitari witwa Ngenzi, ubwo muba muri kwizamura. Njyewe rwose nagira ngo mubwize ukuri, ntabwo ariko bimeze. Njyewe ukuntu bimeze, iryo zina nise cano yanjye ni iryanjye nanjye. Abantu banzi kera, abantu twabyirukanye bambera abagabo, barabizi. Nta n'irindi zina ahubwo banzi kuri iryo zina ryitwa Ngenzi. Ntajya mu mbabwire rero ngo izina Ngenzi ni izina ryanjye. Kandi ntekereza ko ubushize twaze tuganira ku bintu by'amashyari, abantu bagirira abandi ishyari, nakubaza se ko wabimbwiye undakariye, basi umfitiye ishyari? Ese ko nzi ko abantu bitirana, ubundi kwitirana aricyo bitwaye? Kandi ikindi nanone numva nibaza, se ko njya mbona abantu bakunda kuvuga ibintu byinshi, ngo runaka ngo yaje cyangwa ngo yaje avuga runaka w'umusitari ngo ashaka kumuzamukiraho, ubundi amuzamukiraho akagira amahirwe akazamuka, ubundi bigutwaye iki? Njye ntekereza yuko tuzamuranye nta n'ikintu bitwaye, numva nta cyaha. Gusa ikimbabaza ni ukuntu usanga abantu ku ruhande batari na wa wundi bazamukiyeho, usanga aribo bafite amahane ngo umuntu yazamukiye kuri runaka. Ikibazo kiri hehe? Ubu nzamutse nkagera aho ngera nk'umubyeyi nkanjye, nkagera aho ngera, byagutwara iki? Gusa icyo nifuza ni uko twese twamenya ubutumwa bwiza. Gusa icyo nagusobanurira muvandimwe, ni uko izina ari iryanjye,
nushaka gushaka ibihamya ubwo uzashaka amakuru y'abantu banzi, ariko abanzi bose twabyirukanye banzi ku izina Ngenzi, nibo gihamya kuko izina ntabwo ryanditse mu gitabo. Izina kwa kundi muzi kera batwitaga amazina bakaguterura izina rikagufata, amazina y'amasiri nabaho murabizi. Iryo zina rero nanjye ni gutyo ryamfashe, ni gutyo naryiswe. Rero ndumva waba usubijwe ukamenya ukuri neza mu mazina yose mfite, kuko njyewe nifuje gushyira kuri cano iryo zina kuko naryo ari iryanjye. Rero rwose pe ndizera neza ko ubisobanukiwe yuko izina ntaryambuye umusitari Ngenzi, kandi nawe tunitiranwa nta n'ikintu bitwaye. Ko nasanze nitiranwa n'abagabo benshi bitwa ba Ngenzi, nzi abagabo nka bangahe, nka batatu bose twitiranwa bitwa ba Ngenzi. Rero kuba nariswe Ngenzi ntabwo ari ikosa ryanjye, ahubwo babonye rinkwiriye bararinyita, noneho nanjye ndangije mbiha agaciro ndarikunda, hanyuma ndaryitwa, nemera kurigumana, gusa ntabwo ryanditse mu gitabo. Gusa umugambi ariko wa cano yanjye ni uwo kuvuga Imana, ntabwo ari uwo kuvuga ibindi bintu birenze byazana impagarara. Njyewe nifuza ko abantu twese tubana mu mahoro, nifuza ko twavuga ibyiza, twavuga iby'urukundo rw'Imana, kuko kuba warambonye ni urukundo rw'Imana rwatumye mbona, kuko ntabwo hari abantu tutabona kubera yuko batagihari. Rero kuba iyo Imana yaremeye ko nza ku karubanda nkaza ahagaragara, hari n'abashobora kuba wenda banatekereza bakavuga bati se nkuru yageze hariya, ariko kubera Imana ndahari, kandi Imana ni nziza ibihe byose, ihora itwitaho uko bwije uko bukeye. Ndifuza ko buri muntu wese yamenya iby'Imana kurusha uko yamenya yuko Ngenzi yagiye kuzamukira ku wundi witwa Ngenzi, kandi numva nta n'ikibazo kirimo. Njyewe rwose umuntu wakwifuza no kunzamukiraho nta kintu bitwaye, ariko nta kintu na kimwe byantwara, ariko kereka ariko hakundi nyine abantu bagenda ugasanga wenda nk'izina ryawe bari kurivuga uko ritari, ariko mu by'ukuri pe nta kintu bitwaye, nta kintu bitwaye. Unzamuye nkuzamuye, bibaye ko tuzamurana numva njyewe ari ibintu by'agaciro. Imana rero dufashe kugira ngo tureke kugira indi myumvire yindi ishobora kutugusha habi, ahubwo dutekereze ibyiza kuri bagenzi bacu, dutekereze ibyiza kuko nibyo bibasha kutugirira umumaro. Uyu munsi rero ntabwo nagenda, ntabwo nabacika n'ababwiye ku murongo. Muri iyi minsi mba ndi kwibazaho, nibazaho nkurikije uko mbona isi yacu imeze. Umurongo ni uwa Timoteyo, ni muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 dore ku murongo wa mbere, avuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Rero narebye, nafashe uriya murongo umusanisha n'igihe tugezemo, mbona pe ibihe birushye twaramaze kubikandagiramo. Ubwo ngo abantu bazaba bikunda, bakunda imiyaba, badakunda ababo, babeshyana, mbese ibyo bintu byose nasanze muri iyi minsi bigwiriye muri iyi si yacu. Navuga ngo rero reka dusabe Imana iduhe amaso y'umwuka, tubashe kureba ibihishwe, tubashe kwisuzuma, kuko igihe turimo rwose kiragaragaza yuko umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka. Ntabwo rero dukwiriye kugera mu bindi bintu by'inzangano, ibindi bintu byo kurakarira bene data kuko bameze gutya, ibindi bintu byo kubatekerereza ibidakwiriye. Ni ukuri, ahubwo mureke twitekerezeho, twibaze ngo ese ibi bintu bivugwa muri Bibiliya, ese turabibona, twabigezemo? Hari igihe dutegereje bizaba cyangwa byarabaye? Mu by'ukuri ibyinshi muri byo byarabaye, birimo biraba kugeza iyi saha.
rero rimureke dusabe Imana idufashe, iduhe imbaraga, tubashe gusobanukirwa n'icyo Imana idushakaho. Ni ukuri ndabibifuriza nanjye mbyifuriza. Navuga ngo rero abakunzi ba Ngenzi Show, ni ukuri ndabakunda kandi namwe mudukunde. Ni ukuri Imana ibahe kudukunda, kuko ntabwo mwabyishoboza mutari kumwe n'Imana, kuko Imana ari rukundo, ari ifite urukundo, ni nayo rero idushoboza kugira ngo dukunde bagenzi bacu. Nta wundi wabidushoboza uretse Imana. Reka rero Imana yo mu ijuru idufashe, duhe urukundo, dukundane nk'abavandimwe. Ni ukuri sinshidikanya ko Kristo atagiye kugaruka. Ngiye ndavuga ngo Yesu agiye kugaruka, kuko rwose ibimenyetso byinshi twagiye tubwirwa, tugenda tubibona. Ni ukuri mbona ko bigaragaza ko Kristo agiye kugaruka. Mureke rero twihane pe, twihane duhereye iruhande. Imana y'amahoro ikomeze kuduhana umugisha. Kandi abantu bambonye bwa mbere nababwira ngo mujye mukora subscribe na share na comment kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byanjye. Imana ikomeze kuduhana umugisha.